Ndi papa SAVA. Buretse nze nkubahuke. Buretse nze ngusuzugurire kuri iyi table ko kabisa. Buretse mwereke. Wasinze nka gutuma ababyeyi. Ko boss. Ahubwo buriya boss anga bo byisha ubundi waguze nk'akantu kwereka kuno. Buretse nze murahiraho twinikaga. Ngaho. Jam. Nasa nakusanzemo kudakomeje. None se gukangira ntago Bite digidi. Yego. Birangiye muzinywereye none muhitamo no kwikinira ikibuguzo. Uretse mo kwikinira ikibuguzo. uretse mwere. Nakubwiye ngo uzashaka abandi mukina batari manuti. Ubuswere. Hera aho wahereye. Uje gutoza hano wewe Waretse ngakubita Nyine asa n'umugore cacaka. waretse ngakubita umuntu umugenda. Sana umutwe arase ni Urasesera. Arasera mu 8. Sose ko nakubwiye ngo ibi ngibi 2 kagabo. Buretse Wa urashe yewe. na urashe kandi ziri Wa urashe. Ako sawa mwihuri. oya None se uragira ngo yigire. Simbizi. Nese urabizi. kubita akoze Komeza se. umuntu arashiriwe ngo nabyazi arashiriwe ndakubwiye ngo ntago umuntu yaba boss ahantu hose. Tera. Uze bitese Tera yewe. Marakubaza kiri. Komera bitese. Magateba ahubwo nicara ngaho. urumva Igidi. Ubundi ikibuguzo ku buryo buramye ubundi narababwiye ngo iyi mikino urumva ntabwo ari abantu babonetse. Wabonye ubuso urabona uyu mukinnyi azakina ryari Raza abiri. Murasesha. bararasa se arasa arashisha iki itopito ngaho arasa Twabashyiriza iki client? Hari iki bose nanjye Zenda banyakira mbona nahagaze. Nuko yarambwiye ko agiye kugenda ariko ntacyo nabazana n'agatebe. Kanze nana kwicara bijya nta kibazo. bon kubita iranoza ku buryo ngo kubita neza ukabura ahantu katira. Igidi usibye kuzimura nakwereka aho no izagiye kwimura. gukubita. Se wowe no gupfa gurutura mugani wawe. Kubona izabukura kabanza ngo Wowe. mureke ariko mureke. Reka mwereke digidigi imikino. Wewe ndabizi ukina amakarita gusa nta kindi kintu urumva. Ariko se nazi n'abahera tera. Ndabizi ukina amakarita gusa naguze ikintu kimwe. Uko cyakoze digidigi kina none kimwe. Muze mu Ikintu kikubayeho. Kimba yose aracyari mu kibuga aho. Ntago ari we mvuga. Kaye garagaza ari mu kibuga. Ngaho bose igaragaza. Gorora. Nawe mufashe mwe babiri. Mufashe mwereke ubyakina. Mupfa kutanyiba gusa. Imitingi gashyushye. Ewe. Wereka. Shadegede. Uyu mukinnyi ni wo muri shikarete. Ukubona. Ni nk'abandi bo muri shikarete. Ukubona barundi bifaranga ku makonti arikosha. Yari bize. Iyo byageze mu mikino. Mu makareta ndakubita. Bura abayitekereza. Yari yaje igisorongo arakize. Abayitekereza sha abakiriya ntago babimuzana mu gahorasa. Naye gupfura inzanwa sha. Gupfura iki? Iki kintu uko twebwe twacyanikaga amasaka tukiri bato. Iki ngiki twatagiye kugikinamo dukina biye. Ubuguzi. Buretse mbanze ngo barire. Winera kayoge mu mutwe wihonda meza. We buguzi. Digede kushaka kunkanga. Ndondagura inzara kuno zaboshye nko kwitoragura ibishyimbo. Uretse mwereka ubugome. Kanya ntabyo uzi. Uretse mwereka ubugome. Yazane. Uretse mwereka ubugome. Ndondetse mwereka uretse gato. Izi ni zingahe? 3 4 5 6 8 9. Ko sura bariki. Komba nabarangije. Nuko komba nabarangije. 2 3 9. Fofo naye ngo ndumufashe. Kazi. Kurasha. Nagubanye kuntu yango nagubanye kuntu ndashe. Buguza. None se ukinnye ujyana he? Ukinnye ujyana he? None se niyo nurukaza ari guca. Iki twe twaragikinnye peti. Shamushaka undi mukino. Nago twakira degite. Oya. Uranyiba ndeba man. Gwibye se gute? Sindashanga. Uharashe ukinnye ujya he? Ya ntago urakimenya. Ntago urakimenya. Ahubwo uri murazana ibintu by'ubujura. Buguza ngeze ndazana ubujura kindusha. Si 7 eshatu nizirenga ngaho urabunyibye. Hehe.
zarenga se gutese zarenga hera zarenga se mbo uretse aho ajyayo urarira se muri 0 dore uretse utiba uretse utiba kugera se ngukubita nguhereye inyuma ariko sura kubitera inyuma ava ari kunkwereke ubu ntagira ashwe uzo umukino wo watsindamo n'umwe kino w'ubwoba zindazanga watsinda umukino umwe wihonda kumeza uri kuntera kayoge mu mutwe asidi gite nyine nose kuburi kunywa wenyine man reka ntabwo nakoze naruhutse man doje coffee ntabwo hembwa akwiguriye ntabwo hembwa nagusuzugura kugira ngo avumbyi umukiriya yaraje ataranaho ku icupa ngo ari kunywa wenyine agiye mugira ikinyabupfura raza tonda ariko none se mwana kira gikobwa se kirabikora mwana shaka kukinyerera se shaka kukinyerera arakobwa ndarayaga vuga risa kazi kawe se kiziba cyane cya boss wowe ufite imodoka zingahe umuhanda degedi kuryo bavugana n'abakobwa imodoka iki twe ko dufite amafaranga se abakobwa se yakoraniza iki hako se kutera rumwe nibwirira kode yakira cyane mwana kode yica ariko nakubwiye ngo wowe nta pasi nimwe nago uyu musore baciriritse muri karitsiye ese mutagura n'agapeti akira miraka uze gapfundura ibintu ntibiriho kandi agapfundura guteze nyine bwira umuntu se yakinyerera mwana uriya mukobwa kugira ngo umunyerere rero degedege bisabe kofi ariko si kofi iki kugezeranye n'abakire uvuga ukuntu ibintu bikora ngewe ngomba kuza nkabyorganiza bikamera nk'aho ari njye tera nyine noneho urumva uteba nyine fundura akangaka di urumva noneho mafungure manu murarye iki hari n'igikoni ahubwo ura rero icyo kintu ukunda bon mufitemo iki hari bruschette zingaro umubiri hari inkoko hari ifi hari jigo de chèvre hari n'ifi na bruschette y'ifi n'iyinkoko kwishashara hanyuma inkoko nizere ko atari imishwa ariko mubwire ko hari n'igitigu oya nta bya gitigu umva inkoko zaratoye ni inkoko nziza y'insore zitari imishwi oya ni inkoko nini okay murebe inkoko nziza buri ibyiza by'inkoko kugira ngo uyimenye wirinda yayi ifite amano akunje urebe imwe ifite amano anyorosheje irya burya nuko nta muntu wigira mu gikoni ariko undebera ifite amano akirambitse iri bifite agatero urwaye imyate abagenda noneho abari yubwiye umwotsi ubundi ibisanzwe tuyizana n'amafiriti twakora n'ibindi birayi ifiriti hano n'undi muntu turi rusangira no kuvuga ngo muranshyiraho ngiye birayi 4 ibwo ni ibipande bina ibipande 4 niyo nkoko agasalade kameze neza usenda turishyira ku ruhande mukore n'ifiriti noneho y'umutajije nawe ari mu nzira ari kuza unywa akantu sa ubwo umukobwa nawe wihe agacupa ariko niba unywa mitsingi ni sawa niba ugariye induma oya nta kibazo ariko ntacyo ugafata ariko fatirizeho izi zonyine kugira ngo bigaragare neza nyine kubera impamvu nakubwiriye murakoze nta kibazo urakoze nawe tegiti ko rubahennye muzi aravuga siminofu ngo hoya sahindukira hano warubahennyemo arakubwira ngo siminofu ngo hoya uragize ngo urashaka pasi zaranzoka ziba zihenze none se kuri kwaka pasi kandi umva utegereje undi mukobwa ntabwo ari umukobwa wari n'undi muntu w'umuvandimwe ntegereje nangize ngo njye gutunganya cya cyumba shawe ahantu hashara rubanda baragira we rubanda bande se uriya mwana ari uwanjye uriya na bosi ntiyakora harabizi kandi disi buriya uba waramuhesheje nk'akazi buri ubanje no kumugira ubanje no kuganira yameca sinajyamo hari abantu badashobotse kugira ngo baheshe umwana akazi babanza ko warashe warashe iyi ntigeretse kose digide waretse ngakurasa umenitonze urasa witonze se gute era ha ese uri kukiga yes salut mon commandant mon grand frère bien aimé papa Teresifori mwana wa mama ndakwishimiye mwana wa mama sara twese bakomera cyane ibisi uzaza ari kukibigisha ubundi aravuze bategereje undi muntu bana karibu kabisa karibu sana tegede usese ngitwara se
cyo wanakijyana niba wenda Gitware nimba nundi wese uzi kugikina bimbizi cyane ariko basigiremo amakuru oya reka twishyire umutima ku cyatuzanye umwanya mfite ntago nyine oya turashyira umutima ku cyatuzanye kikijyane sha kijyane kijyane kabisa kanguha kanya yicare umuvandimwe nari maze kumudibura turaza kuvugana ni ibintu byawe ibisi ego iyi mikino ndayikubita da mano turaza kuvugana kuri ya gahunda reka none bikorere muri programme nziza ubwahageze y'ibintu binini se oya nibingibi nyine muri rusange urihangana buriya gutagize nyine igitiri kimugwira ndaba wakamize suka birangarana ndabarogoye urumva ni byandi by'abakozi baba bashaka kururumba ku bakiriya yarasabye akakabyera ariko ndamuvuga nti nanjye nago naba fofo uraho amakuru neza ko ugikorera hano burya iyi ariko nimaze iminsi ndwaye karibu pole sha mbazanire kandi se nta kibazo na buriya bintu bijyanye no guhindura ntabwo ari ibintu byanjye ego ninzanira ntarebe aho n'ubundi sindenza kamwe ndi kwihuta yewe bivuze bite ni sawa kabisa ukanya ndaba nibasesekaje urabona inkoko imaze kudoha se wavanga ngo nisenyata savanga ni medini hatu imaze kuba byinshi hatu ngo byenkwi genda bivuze ngo giye guhita gisiga bitenye byenkwi nawe baratungi iyi nkoko nubwo gose tuyikoreye ku yana gasenda wawe ngaka subisa agasenda wawe subiza ku gasenda wawe hari ukuntu imeze ratungi bose sinyise umva se nyine batumva genda ndahita kugeza ugerageza kunywa iyi nkoko iramutse ihiye mbere ya gahunda genda ibuguye eba umenye yuko ibi bintu tutari bubishobokane ari buboneke urebe agakonje byabasaba aka gasozi kukaterera babanza kamazemo ubuntu rwose ndishimye kabisa kuba kubuje uriya rero muri iki gihe abantu b'inyangamugayo nanze gufata akamoto mvuga ngo ndasanga wabikemuye muranejejwe n'ibintu bitatu rero nejejwe n'ikintu cy'ukuntu wahagaze ku ijambo nk'umuntu w'umugabo ntaba se yananyweye aka ngaka yo mbimenye ko ari ako karakawe nta kibazo iyo mbimenya rero rwose pe ndishimye reba ku nyota yacu muvanda barya ngo bagirana barebana mu maso mu gisirimu nyine mu kibari hano niko byari bimeze kabisa nayo ngiye gutereka ari metero buryo ucamanda umuntu uvuga ko ufite ububasha nta wundi se wowe ukora umuntu kazi niyo watereka se jya wagize ngo njye ntanabireba ntabwo njye narenze haniro oya ntabwo ari ukurenga ihaniro nari mvuze yuko njyewe icyo gihe naba ndeba ibindeba simbibone ko wateretse utanyoye biteze nta kibazo kabisa ndishimye kabisa bagira batya rero babonyujije umuhanda mu kibanza biriya bintu siko ni ibintu ariko sinatwe gusa ko nta muntu watekerezaga kuri musozi bawutekereza mu muhanda ariko ikibazo rero kiba gihari ni ukugira gutyo ugasanga nk'umuhanda umaze kuzura ntimuve mu nzira mukajya muwugendamo nk'aho kiri uwanyu umuhanda se dusanzwe tuwukoresha n'ubundi icyo mvuze ni kwa kundi usanga abantu barabaguriye noneho bakaba ku muhanda barabahaye n'ingurane ariko bajya batwara nk'amagare ntibashake kuva mu nzira abagenda mu muhanda bakawugendamo hagati ngo mwadusanze ino se kajya avuga ko mwahabasanze oya si icyo baribwiriza uriya muhanda urakoreshwa cyane urucamo imodoka nyinshi kuba urabona uragutse bakoze umuhanda munini n'ibyo barabaguye cyane kabisa ariko ndishimye kabisa buriya ngira ngo no mu bintu byambereye umugisha hariya kuri ya nzu nari mfite iruhande yahise ijya hafi y'umuhanda cyane ubu ni nayo ndi gukoreramo biriya bintu rero abantu benshi ntabwo babikunda ariko mbona ari sawa abura iyo ugize amahirwe umuhanda ukanyorosha ugaca imbere y'iwawe si bihita biha agaciro se umva utanavuze ngo ntibakuguriye ariko ukajya kubona urabona nk'uku kwa papa sava nyine urabona nk'uyu muhanda kurangira umuntu biroroshye nta guce mu kayira oya hanyuma rero ndagira ngo rero nkubwire n'ikintu wenda nubwo twari ariko wabikurikiranye se nabikurikiranye nari nshyirishije inkoko kandi mbona ikibazo ariko ababwiye ko twihuta nshyirishije inkoko
n'utundi tuntu two kwiyerekeza tu nta kibazo kabisa. nibyo nari ngiye kubwira navugaga nti wampaye umuryango hariya nkikwitiramo akantu k'uruganda ruciriritse ndashaka gutangira kujya nkora isabuni yo gukaraba mu ntoki bita digi soap. Nibyo digi soap oya ntureze ngo iki n'imishinga yahatse imishinga uretse ko se njye nabuze igihe ushoragize ngo sifite ibitekerezo oya niba ufite mu mutwe ndashaka gukora icyo bita digi soap ya sabuni imwe mu litiro 5 ku buryo nzajya ngina ngacuruza hirya no hino waza hariya impamvu hano urabona turi muri quartier itangiye kuzamo ibikorwa by'iterambere hakenewe isuku rero ku rwego rwo hejuru cyo ni sawa ibindi byose se nibihari ibindi byose urihagije si ikibazo n'umuryango nawe ubundi nari nivuze nireka ngire ariko hagati aho nari nangoye n'utundi nkatunganya nta kibazo kabisa ntacyo n'ubundi ni uko gusa nanjye nabifite kubera amazi menshi nanyoye ndimo kujya kunuza buri kanya oya ibohore nta kibazo sawa hinda mbea digi mu macupa 10 yego kode ntihazajya ashira iminota 5 ujya uza kureba nanjye umuvuduko ndiho nihashira indi 5 uzure umuvuduko ndiho ariko kuri kuzisiga nawe ubundi ni inyota rero inyota saa muntu utu tuntu mba nanatubonye ko ahubwo mba ntinya kunywa vuba kugira ngo utavuga ngo digi ni umuga ese we kutanywa itonde byaje guhinduka se ari wowe ugiye kugura kumatira kumwe nakwivangira mu ikofi rero mwana wa mama oya njye mfite gahunda kandi sinshaka kunywa nawe ubundi ndacyari mu kazi ahubwo mucama Mwarimu mamagaye ba patron. Umva. Komeza uyiteho iyo komande. Ikibazo ni iki? Komeza uyiteho komande ku buryo umupaturo aryonya nyamakumva. Wambwiye kare yarangiye. Okay, mbwiye. Ariko njyewe uretse babyiteho neza. Jewe nashaka kugira ngo nyotse neza yumuke. Ibyo kuyotsa ubwo ibyo simbizi. Inanga inzoga hano. Ni igihumbi. Ni igihumbi ubwo ni 6. Naho ubundi rwose mbagira ngo se urashaka kugira ngo ugende ijeje ibirungo mu iyo ijeje ntukajye ariko bite digidi ni byiza hari aho inkoko zihiye ariko nano twaje kwicara urabizi ko mfite izindi gahunda ariko none se ugiye kwishyura inzoga zonyine pose indi inkoko muyirire nyine oya inkoko yahiye kare rwose nyizane mumbwire nyizane oya inkoko nyizane se inkoko yahiye n'ukuri da inkoko imaze iminota ingahe ihiye rata imaze iminota ingahe yotse witonze nushaka kujya ukuraho amakara uyasubizeho niba na ngombwa uyifata uyunyuguze wongere uyisubize ku mbago iyi nkoko ntabwo igomba guhitiza mbese ko mutansobanuriye inkoko ntagusobanura se abantu b'abagabo bashobora kwicara bakarya inkoko bataranywa byibuze ikaze ibyo ndabyumva ntabwo unywa yego nanjye none ukura mutese niba hageze tutarakwiyongera agacupa ka kabiri ukahita uzana inkoko twavuze yuko nimara gushya itagenda erega ubundi ibyo ubimbwira mbere ukabisobanura icyo rero nkubwiye noneho cyita icya mbere ni uko iyo nkoko ugiye kuyishyira igahora igashya buhoro yituze ndaza kukubwira igihe uyizanye wumvise ikintu mvuze nabyumvise nyine mvuze ngo iki ndi umuhanga mvuze ngo iki unsabye ko iyi nkoko mwitondesha nkayizana ari uko ubishaka hanyuma ibirayi wabyibutse ibirayi ndabifite ndaje kira ku ruhande ariko ubwo reka mubwire fana umuriro ukira ku ruhande ugiye gutuma nishyira muri fayiro nayo urayishyura nese se wowe ugeze ibintu nsobanuriza sawa cyane aho bararushya rwose uyabimbwira mugiye kumagara ngaha nta kibazo mvugira mbikubwira ndagira ngo nimara kunywa amacupa 10 aba ariko bayizana amacupa 10 ntizuko ndajya menya niba umaze rimwe niba umaze abiri ndabibwirwa ngiye sura umuvandimwe naho urangoye aka nawe akantu nyine imwe ariko niho tuba tuziboneye wakintu nyine mbese mubwire amusambire niba ari sinyare ndagira ngo sinyare nuko nimara kunywa uducupa 10 aba ari utangira gutekereza gusiga ndabibwirwa n'iki urabibona yewe ntabwo uzi kunyura ku meza hinda mbea digi mu macupa 10 yego kode ntihazajya ashira iminota 5 ujya uza kureba nanjye umuvuduko ndiho nihashira indi 5 uzure umuvuduko ndiho ariko kuri kuzisiga oya ndagira ngo nzisige nzifunge muri fayiro ziri kumwe n'ikirungo kuko yari yamaze kumuza zari zisigaje iminota niba ari bayibye zisigaje ngahe yari yatunganye nishya rero yahiye
atatu ntabwo nakubwiye ikintu cyanzanye. Ndabiyumva. Nzanywe n'iki? Urashaka kubanza ukanywa? Ndashaka kubanza nkanywa. Umuntu arambwira ati genda ufata agacupa, ndagira ngo baze nk'ibyibuze utuntu 10 tubone kurya, kuko aravuze ati nishya akarya arahita agenda. None urasiga mutsengerera wowe, urasiga mutsengera. Ndabyumva rega n'inyungu kwa nimara gushyira uyipfunye kwishyire ku ruhande, mbanze nk'uducupa 10 nibwo twongera kuvugana komande y'inyama. Sawa? Nushaka umbwire muzaze kwiryesha. Yibike nta kibazo. Icyo mureko utangiye kugira ubwenge. Uburenganzira n'ubwanyu. Niyo gahunda. Sawa sawa. Ako babarero ariko digiti urabona umunsi nako ndagira ngo utaza kumvangira. Nabyumvise nta undi muntu wivanga kuri iyi komande, nishaka ishirire nge ndaza kukudefanda. Yashirira ite se? Uretse gahunda nuko mbaza nka uducupa 10 namara kutumara neza ntuje kandi ntushyire kuri pressure. Namara kutumara ntuje nge nabaza atigeze ujye uvuti harya gacumbari bite. Kora control y'ibintu byose by'icyokezo wowe nibyo bikureba. Ndabizi ko nabaza atigeze umubwira uti iri kuza. Nongera kukubaza atigeze umubwira uti iri ku cyokezo. Igeze he turimo kuyigariniza. Igeze he turimo haryo byandi wari wigura ko ibyangwa. Urumva yabaye byengwa. Kwa diplomasi na psychology ko mbizira. Nibyo rero nanjye nkeneye. Gaho diplomasinga nurangize uproscoursinga. Si sawa? Wowe humura. Aka gacupa. Ndabaza ariko Manud. Sawa wampaye kumukira amaye probo. Ko bansengera agacupa sawa wamereza wa mwana. Subu digiti. Pereza nta n'isoni. Ubuze niba wari washegeye ibyo kurya, niba utanashaka ko tubisangira, byonyine niyo mara kwishyura fagitire ntabwo wari kumbwira gushyira amafaranga y'ibyo urya. Washaka ukarya ingunguru. Urabizi neza amafaranga yafite digidi. Biwabinsabye ngo nkugurire. Ubuse digidi. Ibi byose niwe kabitera. N'ibindi byinshi gutuma batanyishyura. Jewe ntabwo nishingiye amakosa yawe. Ko twahuje ibitekerezo. Iriya nkukura yishyura. Twahuje ibitekerezo. Urayishyura. Cyo ngira ngo ninyibike. Ugabanye indambi digidi. Ngo ni umururumba.